cy'Imana tugitegereze twizera ko Data kitubohereza aheza tuzahurirayo bagenzi aheza n'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Ibihe byose nanjye mpagaze hano imbere yanyu nshima Imana cyane. Mu by'ukuri biragoye kuba nagiye icyo mvuga mu minota ibiri nkurikije n'ibyo Imana yankoreye, birakomeye pe. Wenda ababizi iki kigo gifunga byarantunguye, ariko nanjye no mu gutungurwa sinarenze yondi. Nibwo bwa mbere nari ndwaye, nanjye mugenzi wanjye yababwiye yari ari mu bitaro, ariko byarantunguye. Ndabashimira cyane, mwumve ko mbashimiye cyane, kandi Imana ikomeze kubaho umugisha. Muri ibyo rero sinzi ukuntu nashima Imana mu minota ibiri gusa sinzi ukuntu nabivuga, muranyihanganira. Nashima Imana mu buryo bwinshi, ahari bimwe nagiye nkanabyibagirwa, ariko aya magambo nyamunda kuyasoma ni muri Zaburi, mumbabarire, Zaburi igice cy'ijana na 44, ijana na 46, umurongo wa 2 kugera wa 3, ngo nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Sinzi byinshi, navuga byinshi, ariko hari indirimbo akunda kumfasha yo mu gitabo ya 230, avuga ngo nubwo waba utewe n'impagarara nzikaguhagarika umutima, wibuke imigisha yose wahawe, ibyo yakoze biragutangaza. Ndayibatuye, navuga byinshi ariko ntagigihe, gusa Uwiteka abagirire neza kandi akomeze kubahemba. Murakoze. Tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abanyahirwe, tuzaba dushiza gahinda aheza n'ijuru tuzahurirayo bagenzi, tuzahurirayo bagenzi.